Yesu turakwakiriye, ukomeze uganze uvugane n'imitima yacu, uyiyobore kandi uyigishe kugira ngo imenye icyo uyishakaho uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo uhimbazwe mwami w'abami, tukuzamura icyubahiro aya masaha, tukuzamura icyubahiro mwami w'abami. Turavuga ngo uri umwami mwiza kandi urakomeye, uri hejuru ya byose, uri imbaraga zacu, uri ubwishingikirizo bwacu mwami. Tuguhaye icyubahiro rero, uganze kandi ushyirwe hejuru, izina ryawe rishimwe kandi ryubahwe, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Kambasuze mu izina rya Yesu. Ndanezerewe ko ndi muri uyu mwanya mwiza w'imbere y'Imana. Ni umwanya uba udasanzwe, njya nkunda kubivuga, kuko ni umwanya duherwamo umugisha w'ibintu byose bitubaho mu buzima. Hano ushobora kuza wari urwaye ugakira, ushobora kuza wari ufite ikibazo ugataha kidahari, ushobora kuza wumva umutima wawe utaruguwe neza, umutima ukagubwa neza, kuko turi imbere y'Imana itanga amahoro. Yesu ashimwe cyane. Rero ndanezerewe kandi ndashima Imana, ndabiyegereje mwese, ni ukuri ni karibu mu nzu y'Imana kandi mugubwe neza. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, pastor wacu watwemereye kugira ngo tugire icyo tuvuga. Ni ukuri tumukomera amashyi tumushimire pastor. Ndashimira worship team, Imana ibaha umugisha kubwo kuramya Imana no kuzamura icyubahiro cy'Imana, ndetse n'abadiyakoni. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi. Nituvuga ngo Imana ibaha umugisha, mujye mubashimira. Abaririmbyi mwese na buri muntu wese uteraniye hano, Imana imuha umugisha. Muri make turihuta, reka nshimire inshuti yanjye Pastor Mary nkuko mwamubonye. Pastor Mary Imana imuha umugisha ko ari hano mu gihe cya Covid, aranshyigikira atuma dukorera Imana mu bihe byari bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Gihe cya Covid urabizi nta guterana kwari guhari, byari bimezwe nabi nkuko mwese mwabibonye, ariko icyo gihe yari afite umwanya w'ivugabutumwa kuri radiyo. Mu bantu bose b'inshuti ze yarazwamo, nta cyabashaga kuwuhindura, nta cyatumaga Mose apfa Imana yaramurinze gupfa akivuka. Irangije Imana imutegurira ibwami, aho yari bupfire niho yarerewe. Haleluya! Umudamu aragenda, umukobwa aragenda, ageze ku cyambu, bumva akana kararize. Ese aka kana kaririye ku cyambu, aka kana kaririye aha, aka kana katawe nandi? Abwira abagaragu ati nimukazane. Barakazana, basanga n'umwana w'umuhungu uteye imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo amubonye amugirira imbabazi. Arangije ubwo mushiki we nawe yari aho areba, kugira ngo amenye ninde utwaye uriya mwana, amenye n'iki kiri bwica uriya mwana, amenye biragenda gute. Arangije umwana yigira hafi atari kusi, ubu sinakuzanira umuntu umurera, uyu mwana akamurera kandi aravuga nyina. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire bene data, ntago nzi ubuzima ucamo, ntago nzi ibibazo ucamo, ntago nzi ibigeragezo ucamo, ariko Imana igufiteho umugambi kurusha ibyo bibazo ureba. Yesu ashimwe cyane. Arangije aramuzana, aravuga ati noneho mumumpere, ndabona ari umwana w'Abaheburayo kazi, ngaho ibaza umwami gushyiraho itegeko ngo abo bahungu bapfe. Ngaho ibaza umwana w'umwami uzi iryo tegeko gutinyuka kureresha uwo mwana. Yari akwiriye kumufata akamubwira ati data, ibyo wavuze mbonye umwana w'umuhungu muzima, reka tumwice. Ariko ngo amubonye kubw'umugambi w'Imana mugirira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Aramutwara, aramurera, arakurikirana amakuru ye. Ibyo kurya n'ibyo kunywa byareraga Mose byahabwaga nyina. Buri kintu
cyose nk'umwana uzatura ibwami. Mose yarakibonye. Umugambi w'Imana uzakubeshaho utatekerezaga kuba. Umugambi w'Imana uzakwicaza aho abantu babonaga ko utahagera. Haleluya! Amaze gukura aramujyana ajya ibwami kurererwa ku mwami wavuze ngo abana b'abahungu ntibashobora kubaho. Yesu ashimwe cyane. Uwo wabivuze ni wowe wareze Mose. Uwo wabivuze ni wowe wamwigishije. Uwo wabivuze ni wowe wamwitayeho mu kubaho kwe kose. Uwo wabivuze ni wowe wakoze ibintu byose kugira ngo Mose abeho neza. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire mwene data, umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Wowe ureba ibikuri hafi, ariko umugambi w'Imana urabiruta. Umugambi w'Imana urabirenze ku buryo ushobora gutegeka ukaba ahantu wari uri bupfira ariko ukabaho. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo humura. Imana yakuremye ibizi neza. Imana yakuremye igufiteho umugambi. Imana yakuremye igukunda. Imana yakuremye izi ko hari aho uzicara. Imana yakuremye izi ko hari aho uzahagarara. Amajwi ye kukurusha imbaraga, amajwi ye kugucogoza, amajwi ye kugusubiza inyuma, amajwi ye gutuma ucika intege, amajwi ye gutuma wiyahura. Humura, Imana iguha umugisha mubyeyi wanjye. Yesu ashimwe cyane. Katujye muri Samweli wa 2 ibice 9. Ndavugana nawe ngo umugambi w'Imana ni mugari. Mose abaho, Mose ariga, Mose akora ibintu bikomeye. Mu gihe gikwiriye acungura ubwoko bwabo kubera umugambi w'Imana wari uri ku buzima bwe. Mu gihe gikwiriye arwanirira ubwoko bwabo. Icyubahiro cy'Imana kirongera kiragaruka. Mu Baheburayo nabo babona ituze baranezerwa. Nagira ngo nkubwire ngo Imana data wizeye, umugambi wayo ni mugari ku buzima bwawe, kandi nta gishobora kuwukuraho, nta gishobora kuwuburizamo, nta wakuvuma. Imana yaraguhaye umugisha ngo bigufate. Haleluya! Haleluya! Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Migani ngo nk'uko igishwi kizerera mu kirere, ngo niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwufata. Haleluya! Haleluya! Umuvumo ntiwagira icyo ugutwara. Uri umwana w'Imana wamaze kwakira Yesu, waramaze gufata Yesu neza, waramufasha ukamushyira mu buzima bwawe. Uyu Yesu twakiriye ntibamuvuma ngo umuvumo umufate. Haleluya! Iyo bahagaze bakavuga ngo ntuzabaho, Yesu aravuga ngo azabaho. Haleluya! Haleluya! Hari umuntu wigeze kundeba icyo gihe mu bihe nari ndimo, arandeba arambwira ati naravuze, namvaga mfite icyifuzo. Ndavuga nako Mana, umunsi Imana izambabarira nkatura muri Nyagatare, Imana izaba induhuye, Imana izaba ingiriye neza. Yarandebye araseka, aratembagara, akajya aseka, yasoza akankubita amaso akongera agaseka. Arangije arandeba ngo mama pastor, ngo none kandi umuntu yajya kukubwira ikintu kiri bugushenga bazarabanza akavuga tayito yawe. Urabona arabizi ko ndi mama pastor, arabizi ko ndi umukozi w'Imana. Ibyo abakozi b'Imana rero biratungurana. Yesu ashimwe cyane. Arandeba arambwira ngo none se mama pastor, ngo usibye no kuba watura Nyagatare, ngo uranabitekereza. Urumva hari igihe umuntu akurebera ahantu hihishe Imana itaraguhishura, ariko uri mu mugambi w'Imana, urimo neza uteretsemo
imiyaga n'imiraba bikaza bikakuzunguza, abantu bakaba bazi yuko uri bubigwemo, ariko uri mu mugambi w'Imana neza. Haleluya, haleluya. mu by'ukuri icyo gihe nararebye ndavuga ntako burya nubwo njye mbitekereza nkanabisengera, we arabona ko njye ntaragira n'igitekerezo cyo kubitekereza. ndavuga nti sasa rero ubu tugiye kwinjira iyo mu kirere kibikora, nta hantu umuntu agishije inama, ntituzahurirayo kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. maze nazamutse umunsi mfite umubabaro, ndavuga nti uyu mubabaro ndawuruhukiriza imbere y'Imana, kandi ibyo yavugaga byarafatikaga imbere ye, byarafatikaga. ariko muri ibyo ngibyo wowe ubona bidafatika, utabona igisubizo, utabona gutabarwa, utabona aho umenera kugira ngo winjire, hari umugambi w'Imana uhamenera ukakugeza aho wagombaga kugera. Haleluya, haleluya. soma. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo amugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo amugire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwana Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karama umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani. Kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. komeza. Nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndi iki kunyitaho, kandi ndi intumbi y'imbwa. Umwami ahera ko ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati, ibyari ibya Sawuli byose n'ibyaba mu nzu ye bose mbigurabiye mwene shobuja. Kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, asarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba abwira umwami ati, ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Haleluya. Kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwa Mika, n'abo mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu, kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka, kandi yacumbagiriraga ibirenge byombi. Imana iguha umugisha mwinshi. Haleluya. Iki cyanditswe iyo nkigezeho ngira amarangamutima, nkasa nk'umuntu ufashwe n'ikintu cy'ikiniga. Buriya umugambi w'Imana ni mugari, kandi uca ahantu wowe utatekerezaga. Mefibosheti uyu nguyu ari i Lodebari, ntabwo yatekerezaga ko hari umuntu uzamusanga Lodebari ngo amugirire neza. Ntabwo yari abizi mu kubaho kwe, ntacyo yatekerezaga cy'imihindukire ye y'ubuzima. Ariko mu gihe kiri aho, mu gihe akibaza, ni umuntu wamugaye, isi arapfuye, sekuru arapfuye, nta byiringiro byo kongera guhagarara ibwami kuko yari umwuzukuru w'umwami. Haleluya. Ababyeyi be barapfuye,
Yesu ashimwe cyane. Ariko umugambi w'Imana ni mugari. Umugambi w'Imana uzagukuraho utatekereza gukwicaza ahandi. Humura. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe kiri muri ibyo Imana iguha umugisha. Mu gihe kiri muri ibyo atekereza. Umuntu aramugaye, umuntu afite umubabaro, umuntu abuze ababyeyi. Burya reka mbabwire, iyo ufite umwana utameze neza, uwo mwana amenywa n'ababyeyi be. Ababyeyi be nibo bagomba kumwitaho, ariko ntabo yari afite icyo gihe. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubera ko umugambi w'Imana utagira umupaka, kubera ko umugambi w'Imana udatoranya, ubundi mu gihe cyacu turimo nta mahirwe. Mu gihe cya mbere cya Mose nta mahirwe twari dufite yo kuba umuntu wese wari ufite inenge kuza mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Inenge iyo ari yo yose, ubumuga ubwo ari bwo bwose, kuba uteye ukuntu ku isura n'ibiki, Imana yaravugaga ikavuga abantu bakwiriye kuyiramya no kuyiba imbere, igashyiraho ubusobanuro abantu mbese bafinyoye bameze neza basobanutse. Iyo bitaba ku gihe cya Yesu nanjye simba ndi hano. Yesu ashimwe cyane. Ariko mumpere Yesu icyubahiro, mumukomere amashyi menshi, mumushimire kuko yagize neza. Umugambi w'Imana ni waburizwamo, nubwo abanzi bose bahaguruka baririmbye umufasha, ibibazo nabyo bikiyongera, icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Umugambi w'Imana ni waburizwamo, n'abanzi bose bahaguruka, ibibazo nabyo bikiyongera, icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Umugambi w'Imana ni waburizwamo, n'abanzi bose bahaguruka, ibibazo nabyo bikiyongera, icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Haleluya, 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 haleluya. Uyu mugabo wari umugaye ibirenge, papa we arapfuye, sekuru arapfuye, asigaye mu buzima budafite icyerekezo. Ariko nubwo asigaye mu buzima budafite icyerekezo, hari umugambi w'Imana ku buzima bwe. Nubwo agenda amugaye ariko yikoreye umugambi w'Imana. Nubwo agenda nta babyeyi ariko yikoreye umugambi w'Imana. Haleluya. Mu gihe akiri muri ubwo buzima, ajya kumva yumva umwami nyir'igihugu amutumyeho. Haleluya. Aramubwira ati nimumunzanire. Abanza avugana n'umugaragu we ati nimumunzanire. Ati mbese hari uwo mu muryango wa Yonatani ukiriho kugira ngo mugirire imbabazi z'Imana? Iryo jambo muraryumva? Biba birenze imbabazi z'umuntu, biba birenze imbaraga z'ubumuntu. Icyo umuntu yabasha kugukorera biba bikirenze, nawe akikanga yakoze ibyo atari akwiriye gukora, kubera ko hari imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Aravuga ati mbese hari ukiriho? Ndumva ntari bumugirire imbabazi z'abantu zisanzwe, ndumva ntari bumugirire imbabazi z'abatware zisanzwe, ahubwo kuri uyu mwanya ndumva afite umutima w'imbabazi z'Imana muri njye. Haleluya.
arangije aramuzana. Imana yari yicaye muri Dawidi yibuka uko yabanye na Yonatani. Ntiyamukorera iby'abantu, ahubwo amukorera iby'Imana yo mu ijuru mu mutima wayo uko byari bimeze. Ndagira ngo nkubwire mwene data, humura. Ndagira ngo nkubwire ngo humura. Ndagira ngo nkubwire ngo komera. Ndagira ngo nkubwire ngo ibiguhagaritse umutima, hari Imana ifite imbabazi zitari iz'abantu. Hari Imana ifite imbabazi zirenze ubushobozi bw'abantu. Humura. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha. Wikwigirira nabi, wihagarika umutima, wisohoka muri urwo rugo, wisiga abo bana we, wibasiga ndakwingize, wibasiga bandagaye, wibasiga babaryanira n'inzara, wibasiga bamwara, wibasiga bakorwa n'isoni, wibasiga barira. Humura, umugambi w'Imana urahari. Haleluya, haleluya. Reka kubivamo, reka kubivamo, reka kubivamo, reka kubivamo. Hari umuntu mvugana nawe ndakubwiye ngo reka kubivamo, ndakubwiye ngo reka kubivamo. Umugambi w'Imana urahari. Mu b'Imana izi nawe irakuzi, mu bishaka nawe iragushaka, mu bikunda nawe iragukunda, mu bifiteho umugambi nawe ugufiteho. Sigaho, sigaho, sigaho. Humura, humura, humura. Aho uzajya hose uri kumwe n'umugambi w'Imana. Dawidi igihe kimwe, Yosefu igihe kimwe baramubeseye, bamugirira ishyari, bamujugunya mu rwobo. Ibyo mu rwobo bivaho. Imana iguha umugisha. Baramugurisha, ibyo kumugurisha bivaho. Umwamikazi nyir'igihugu aramubeshyera, ibyo nabyo bivaho. Bamujyana muri gereza, ibyo bivaho. Umugambi w'Imana ugendana nawe. Haleluya, haleluya. Ibyo nabyo bivaho. Ayo mafeza avaho, ibyo byiciro bivaho. Ariko umugambi w'Imana ugenda kuri Yosefu. Haleluya. Bamujyana mu rwobo igendana nawe, bamujyana muri gereza igendana nawe, umwamikazi amubeshyera igendana nawe, kugeza igihe yasohotse aba umutware muri icyo gihugu. Ndakubwira ngo humura. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mefibosheti, umwami arategeka ngo bazasangirira ku meza. Uwari Lodebari. Iyo turi Lodebari nta shusho batubonamo. Iyo turi Lodebari babona tutazubaka amago ngo tuyagumemo. Iyo turi Lodebari babona tutazigisha abana. Iyo turi Lodebari babona ntituzarenga umutaru. Ariko bari Lodebari n'Imana ijya ibibuka. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu akurebera muri iyo sura, Imana iguha umugisha. Iyo umuntu akurebera Lodebari aho utuye, iyo abona uko abana bawe barya, iyo abona uko biga, iyo abona uko bimeze, Imana iguha umugisha nawe. Iyo abona bimeze gutyo, iyo baturebera Lodebari babona nta buzima dufite. Iyo baturebera Lodebari babona tutazabaho. Iyo baturebera Lodebari babona tutazabaka ngo bikunde. Iyo baturebera Lodebari babona tutazashingira. Iyo baturebera Lodebari babona tutazarenga umutaru. Ariko hari Imana idufiteho umugambi. Haleluya. Humura. Ndavuze ngo humura. Imana iguha umugisha mubyeyi. Haleluya, haleluya. Uwo mudamu yamboneraga Lodebari.
uwo mudamu yamboneraga Erodebari, niyo mpamvu yavuze kuriya. Ariko mu gihe gitoya yavuze nk'umuntu. Imana iguha umugisha kandi guhica umutima wawe wifuza mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo turi Erodebari ibintu nta shusho biba bifite. Iyo turi Erodebari abantu babumva batanagusuhuza. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Iyo turi Erodebari abantu ntibanagusuhuza. Iyo turi Erodebari abana bawe babona butari buce. Ariko iyo turi Erodebari twaramaze kwizera Yesu, mu kanya gato arabihindura. Mu kanya gato ibyari urupfu biba ubuzima. Mu kanya gato ibyari gukorwa n'isoni bihinduka umunezero udasanzwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu mubyeyi, uyu mugabo wabuze ababyeyi, wabuze byose, aba ari wenyine Erodebari, imfubyi. Kandi imfubyi idafite amaboko n'amaguru ngo izakora, imugaye. Ariko abona abo Yesu ajya bibuka, abona abo Yesu abitaho, abona abo Yesu abafiteho umugambi. Haleluya. Arangije umwami arategeka ngo basangirire ku meza imwe. Umwami arategeka ngo ifunguro azajya afata uwo mugabo nawe arifate. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire mwene data, wowe uhagaritse umutima, wowe wihebye, igisubizo si ukubivamo, igisubizo si ukwiyahura, igisubizo si ukumva wagenda utazi kundaburetse. Ndagira ngo twinjire mu mwanya mwiza dusome icyanditswe kimwe dusoza Matayo 4:15. Ndasorezaho ku murongo wa 15-16 urekeraho. Ndagira ngo nkuhumurize, Erodebari umugambi w'Imana ugerayo, ntaho utagera. Ubwo buzima ubona Imana igerayo. Yesu ashimwe cyane. Urwo rugo ubona rudafite ishusho Imana igerayo kandi ikabigenza neza. Abo bantu ubona bikomeye Imana ibageramo igashyiramo ishusho. Ejo bakaba ba minisita, ejo bakaba abaganga, ejo bakaba abantu badasanzwe. Humura, jya wirinda gusa kubahanurira nabi, jya wirinda gusa kubaturaho amagambo mabi, jya wirinda gusa kuvuga ngo urugo rwawe ni gereza, jya wirinda gusa ngo uyu si umugabo ni shitani, jya wirinda gusa ngo uyu si umugore nashatse icyorezo, jya wirinda gusa kwatura amagambo apfuye, jya wirinda gusa kurema ibipfuye, jya wirinda gusa kurema ibidafite umumaro, jya wirinda gusa gutondera amagambo y'ubupfu. Bamuzimuremo ibizima mu izina rya Yesu. Matayo 4:15-16. Mana iguha umugisha, ndashoje, tugiye gusenga Imana. Mu gihugu cya Zabuloni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima, babonye umucyo mwinshi. Kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Muhe Yesu amashyi cyane tumushimire. Mwongere muhe Yesu amashyi cyane tumushimire. Mana iguha umugisha. Mwongere muhe Yesu amashyi menshi tumushimire. Yesu akimara kubona twicaye mu mwijima, mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntawe udufitiye imbabazi. Satani atugera amajanja, Satani azi ko turi bupfe, Satani azi ko tutazacungurwa, Satani azi ko nta murengezi dufite. Ngo ako kanya twicaye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, bajya kubona babona intare yo mu muryango wa Yuda irahasesekaye. Umwami w'abami aravuga ati nje kubacungura. Nagira ngo nkubwire, Yesu yaraje azakumurikira. Humura, Yesu yaraje azakugirira neza. Haguruka ku maguru yawe dusenge. Tugiye gusenga Imana. Ntago nzi ibyucamo, ntago nzi ibikuremereye, ariko nabicaye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu.
bajya babaho. Yesu ajya basangayo akabagirira neza. Yesu ajya basangayo akabakiza. Zamura ijwi ryawe ngo usengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndaguha icyubahiro, ndagushima. N'abari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, n'abari mu bwihebe, n'abashaka kwiyahura, n'abashaka kuva mu rugo, n'abashaka guhunga abana, n'abana bashaka kwiyahura, n'abashaka kwishingira, n'ababirambiwe bashaka kubivamo, mu izina rya Yesu Kristo, imbabazi zawe zibasangayo, imbabazi zawe zibasangayo, imbabazi zawe zibabohore, imbabazi zawe zibareme, imbabazi zawe zibakureyo, mu izina rya Yesu. Umuntu wese urwaye akire, ufite ibibazo bisigara aha, uwihebye ahumurizwe. Imbabazi zawe Mwami zimusangayo kandi zimukureyo. Ndagushimiye Yesu kubikoze kandi ubigiriye neza, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Reka tukiri muri uwo mwanya, nsaba umuntu wumva ashaka gukizwa. Wowe ushaka kwakira Yesu, manika amaboko ahantu uri. Wewe wumva rwose ushaka gukizwa, manika ukuboko kwawe. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Niba uhari manika ukuboko, ntago ndamubona. Numubona ari hafi yawe umbwire. Umuntu ushaka gukizwa, Imana iguha umugisha mwinshi, Imana ibagirire neza. Amen. Izina rya Yesu. Hallelujah.